Ndabasuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza mwe mwese mwamaje guhitamo gukurikira Vibes and Talk live by'umwihariko aho mubana nanjye mu biganiro bitandukanye by'imyidagaduro cyane cyane ariko imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda. Ndagushimira we wamaje kugera kuri www.vibestalklive.com ugasoma amakuru ajyaho buri munsi y'imyidagaduro ndetse amakuru y'ibyamamare by'iwacu ibyagiye biba mu gihugu ndetse no hanze yabyo ho ubisangayo. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu. Uyu munsi wa none tugiye kuganira ndetse dukomantinge ku cyitwa video umubyinnyi wacu Titi Brown yashyize hanze. Ni video yagiye hanze mu ijoro ryashize ariko njyewe narabibonye mbere ndangije kubibona mbyibazaho nkomeza kubitekerezaho ndavuga nti wenda nuko ntarebye neza ariko reka ndindire video niza nibwo wenda nshobora kuzicara nkavuga mu gihe nzaba ntabonyemo icyo nashakaga kugira gute kubonamo. Ariko ni video yaje kuntungura ndetse ni n'ibintu maze iminsi mbona bintungura nkibaza nti ese Titi Brown ibi bintu ntabwo yabidukora. Ni ikirori cye yari ari kuzuza imyaka 30 y'amavuko, ngira ngo ni umwe mu bantu bamaje gukura kuko iyo wageze mu myaka 30 uba wakuze kabisa, uri wa muntu ukwiye gutangira kugira ibindi bintu binini utekereza mu buzima bwawe. Ubwo ndashaka kwerekeza ko ugomba gutekereza ku rugo, ugatekereza ku mugore wawe ndetse n'ibindi, cyane ko uwitwa Titi yabihamije mbere kuri birthday ye apostinga amafoto yari yifotoje. Yarabyerekanye ko igisigaye ari ugutangira kugira gute gutekereza umugore. Ni ka message gatoya yatanze kuri Instagram ye, nimuza kumustokinga muraza kubibona. Ariko iki kirori cyari kirori cyiza ndetse ni n'ikirori cyari kirimo abantu benshi b'ibyamamare mu kandi ngiye kubarondogorera ibyamamare byari birimo bifite amazina akomeye hano mu Rwanda kugira ngo uze gusobanukirwa uburemere cyangwa se agaciro k'izina Titi Brown mu myidagaduro y'u Rwanda. Ndagira ngo umwanya wawe wegere hino utera agatebe, nurangiza gutera agatebe ukore subscribe, numara gukora subscribe ndetse ukande like, ubundi wicare wiyumvire ubusesenguzi mu myidagaduro utabonye ahandi cyangwa se utasanze ahandi. So mbere yuko rero tuza kujya ku mazina akomeye yitabiriye kino kirori, ni ikirori nshaka kugira ngo mbaciremo muri makeya. Ni ikirori cyaranzwe no kuba abantu bahageze, bakiriye abantu babakira ahantu heza hari design, ngira ngo mwabibonye ibyo byose nuko ndi kubicamo nihuta, muri design nziza, ama white kuntu barangije baranywa, byaragaragaraga ko bishimye banezerewe bari kunywa. Ni ikirori cyaranzwe nuko bifotoje amafoto y'urwibutso abari bagiye kureba Titi Brown. Ngira ngo amafoto muri bugende muyabone, ari cyo kintu gikomeye ndibuze kugarukaho kuko mo hari foto nabuze yaje gusimburwa n'indi foto ndetse n'ibikorwa bigiye bitandukanye byaje gusimbura iyo foto bikajya mu mwanya iyo foto yagakwiye kubirimo. Niho hantu ndibuze kugira ngo tuze kuvuga neza. Ikindi ni ikirori cyaranzwe no kuririmbira uwagize isabukuru y'amavuko bamwifuriza gukomeza kugubwa neza, gukomeza kubaho. Ikindi Titi Brown yakiriye umubyeyi we amuha ijambo, ashimira abantu, abashimira urukundo beretse umusore we Thierry. Ndetse ni ikirori cyaje no kurangwa no gukatamo keke nk'ibisanzwe iyo umuntu yavutse n'ubundi hakatwa keke. Ubundi ikindi cyaranze ni ibyishimo n'umunezero abantu bakomeje kugenda bafata bari aho ngaho kuri site iki kirori cyari cyabereyeho. Mu by'ukuri ni ibintu byiza cyane bigaragara ko uyu Titi Brown ashobora kuba yarabyishimiye, yaranyuzwe nabyo, yaranyuzwe n'inshuti ze zitabiriye iki kirori. kandi koko nibyo, urebye abantu bitabiriye iki kirori ntago wabura kwishima. Nibikwereka ko hari abantu bari supportive, abantu bagufasha mu bintu byawe bya buri munsi, byanga bikunda ubona ko ufite audience. Kuko ndagira ngo mbabwire ko ubu njyewe
ndamutse neguye nka bidi cyangwa se nkategura nk'ikirori cy'isabukuru y'amavuko yanjye, ushobora gusanga nta n'abantu 30 mbonye, cyangwa se nta n'abantu 20. 30 ni benshi, ariko iyo akoze ikirori nka kuri ukabona abantu barenze 30, 40, 50 kandi bose bafite amazina aremereye, bigaragara ko wabanye neza n'abantu. So niryo somo rero twakura kuri Titi Brown muri iriya show yabaye. Titi Brown ni umuntu uzi kubana n'abantu, njyewe nicyo kintu nakuyemo cy'ingenzi. Titi Brown byanga bikunda abana na buri umwe wese, umutoya n'umukuru bose barabana byanga bikunda, kuko twabonye uruvange rw'abantu sibyo. Twabonye uruvange rw'abantu. So munyemerere rero icyari kirori rero abantu bose bakitabiriye, ahanini wabonaga ko bibanze ku cyo bita nka dress code ya white, kuko benshi bari bambaye white. Ari Titi Brown yambaye white, abandi benshi bari bambaye white uretse bakeya bari bambaye red, nabo harimo bari bambaye ama red and white benshi bagiye batandukanye. So ukabona ko dress code rero yari iri hagati y'iyo myenda ya white and red, kuko abantu benshi niko bari baje bambaye sibyo. Sometime harimo n'abambayemo akablaka bakeya, ariko ukabona ikiganje ni white ndetse na red. So ni ibintu bigaragara ko nyine Titi Brown yari yateguye avuga ati nze gusangira n'abantu banjye, ngire gute twishimane n'abantu banjye, mbona umwanya wo kubashimira kuntu babana nanjye sibyo. Reka twigarukire rero ku mazina aremereye yari ari muri iyi show. Aya mazina ati niki kigiye gutuma mbikubwira, ndashaka kukumvisha uburemere bw'izina Titi Brown. Iyo bavuze Titi Brown wumva umuntu umeze ute? Kubera yuko ninkubwira aya mazina yari yitabiriye ikirori, uzasanga ni abantu bashobora kwitabira ibirori bikeya, kandi kuko nk'uko bimeze ukurikije uburemere bw'amazina yabo baba bafite, ntago baba bakwiye kujya mu burori buri aho ngaho bwa fake sibyo. Nimba bemeye bakavuga bati okay tugomba kwitabira ikirori cya Titi Brown, nuko bazi ko Titi Brown ni izina rigeze gute, riremereye muri showbiz, ni izina riremereye mu myidagaduro, ni izina riremereye mu muziki, ni izina riremereye mu buhanzi sibyo. Kubera yuko abantu benshi cyane bari muri ino industry, cyane cyane abantu mukuru umuziki bose, Titi Brown mugomba kumugira gute, kumukenera. So twihutishe turebe abo bantu. Harimo Divine Uwa, uyu muramuzi n'umubyinnyi babyinana umunsi ku munsi. Harimo uwitwa Keys, bivuze neza, Keys akaba ari umwe mu baproducer bakomeye hano iwacu mu Rwanda kabisa. Ni umuproducer ugiye ukora amahiti menshi atandukanye ya Bruce Melody, ni umuproducer wakoze Zangalewa, ni umuproducer wakoze indirimbo nyinshi cyane zagiye zihitinga hano mu rw'imisozi igihumbi. Harimo uwitwa umukundwa Clemence Kadete, uyu nguyu akaba ari radio presenter wa Urban Radio, akaba ari umunyamakuru, akaba ari celebrity wuzuye kuri, akaba ari umusportif ukora sport kabisa. Uyu ni umukobwa wamenyekanye mu myidagaduro yo mu Rwanda bitewe n'udukoryo twinshi yagiye akoraramo tugiye dutandukanye. Harimo uwitwa Papa Gigi. Nimvuga Papa Gigi ni Kevin Kade, umwe mu bahanzi beza bagezweho hano iwacu mu Rwanda, yari ari muri show ya Titi Brown. Cyane ko Kevin Kade afite ahantu ahurira cyane na Titi Brown mu ndirimbo zigiye zitandukanye, murabizi Jugumira bari barabanye cyane, ndetse n'izindi zitandukanye. Uyu muhungu abantu benshi bakunze kumwifashisha mu bijyanye na choreography mu ndirimbo zabo. Turaza gusimbukira kuwitwa Natasha Ndahiro nawe yagaragaye muri iriya show, n'umwe mu ba producer b'amafilme, n'umwe mu baacteurs bakomeye hano iwacu mu Rwanda. Turaza gusimbukira kuri baba mkuru Kila Mani. Uyu ni umwe nawe mu bakinnyi ba filime. Harimo uwitwa Jojo Breeze ni inshuti y'akadasohoka ya Titi Brown, ni umwe mu bantu babanye igihe kinini. Turaza kujya kuwitwa DJ Pius Murefu. Uyu nguyu DJ Pius ni izina riremereye cyane, kuribona hariya bishatse kwerekana agaciro gakomeye k'izina Titi Brown. Uwitwa Kabano, uyu Kabano ni fashion ndetse amurika imideri, ni umwe mu bantu nabo tuzi cyane hano iwacu, cyane abantu bakunda kwitabira Jen's Comedy muramuzi. Harimo uwitwa Rusine ndetse na madamu we
babashije kuba bagera hariya hantu ndetse bafata n'ifoto y'urwibutso n'uyu musani wacu Titi Brown. Harimo wa muniga umwe mu bakwaferi bakunzwe kandi b'abahanga hano mu gihugu cy'u Rwanda, harimo Soloba. Uyu Soloba ni umwe mu bakinnyi ba filime, akaba filime producer, akaba n'umushoramari mu bijyanye na filime kuko aba yashyizemo akayabo. Harimo uwitwa Chris Easy nawe ni umwe mu bahanzi bakoranye cyane n'uyu Titi Brown, murabizi muri Jugumira bari bari kumwe, ndetse murabizi muyo bita Flomiana abahabaye ari ku ruhande aho ngaho, murabizi mu ndirimbo nyinshi zitandukanye nka Sekoma bara bose babana umunsi ku munsi. Rero harimo umuhanzi witwa General Benda, umwe mu babyinnyi ufite indirimbo nziza cyane iri hit yitwa Repete. Uyu nawe rero yagombaga kuba hari kuko ni inshuti y'akadasohoka ya Titi Brown cyangwa se Thierry. Harimo witwa Leo Lord, pfa kuba nisindiye mu gifu nihagiye oya ni mumvangire. Yes, ni umwe mu bantu bafite indirimbo n'uwitwa Blues Melody, indirimbo igira iti pfa kuba nisindiye. Harimo witwa Chibu aba bose rero ni amazina akomeye cyane yagaragaye muri iriya show. Noneho reka tujye ku mwandiko wa nyawo, noneho aho nari nategereje kugira ngo tuze kuba turi bushyike. Uwitwa Nyambo Jessica wavuzwe cyane muri showbiz, akavugwa cyane we na Titi Brown ko bashobora kuba bari mu rukundo cyangwa se ari ababesto. Uwitwa Nyambo wafashije Titi Brown mu bikorwa bigiye bitandukanye ubwo yari akiva muri gereza. Uwitwa Nyambo wagiye ugira ibihe byiza yasohokanye n'uyu musore Titi Brown. Uwitwa Nyambo kandi wagaragaje kwishimira uyu Titi Brown mu bikorwa bigiye bitandukanye, bagiye bahana amakiss tusa neza rwose ukabona abana barakundanye. Uwitwa Nyambo nagira ngo mbabwire ngo mw'abantu mwe, nakoresheje ijisho, nakoresheje ubushakashatsi, ndareba ku masosho media, ndebera nsura Thierry ndamustokinga ahantu hose, nsura uwitwa Nyambo ndamustokinga ahantu hose, nsura buri mwe wese muri aba bantu babiri ndi kubabwira, ndamubura. Nabuze ifoto y'urwibutso ya Nyambo Jessica, nabuze video, twaka video nabona gatoya ka Nyambo Jessica kagaragaza reaction byibuze y'imyaka 30 ya Titi Brown, ndakabura. Ndongera ndibaza nti ese Titi wowe na Nyambo byararangiye? Icyo ni kibazo nakomeje kwibaza. Abantu mwari muri iriya show mumbabure mujye muri comment munyandikira ati Nyambo yari ahari, byibuze unge nakara nimero zanjye ziri aho ngaho muri description, unsendingireho aka video basi ka Nyambo anicaye, niyo byibuze atagiye no gufata ifoto, kuko yego hari benshi batafashe ifoto na Titi Brown, ariko ntekereza ntashidikanye ko Nyambo ntago byari bigakwiye ko atafata ifoto na Titi Brown niba koko yari anahari. My God, Titi n'ibiki wadukoze ntago byumvikana. Abantu twabakunze wowe na Nyambo twababaye, abantu twabakunze muri kumwe ibiteye agahinda kuba ubura umuntu mukatana keke agakabu. Titi fata mwana dore iki niki, sibyo? Nyambo ibyo rero ni byabaye. Nyambo ntago twamubonye kandi twe dukeneye kumubona na Titi Brown, twari dukeneye kumubona, kereka niba baza celebrating ahandi, I don't know, wenda reka dutegereze, birashoboka cyane, cyangwa se hari reaction tuzabona izaza nyuma, ntago tubizi kuko Titi aracyari mu gihe cye cy'amavuko. Ariko ikintu gitangaje, naje kwibonera umukobwa witwa Umukundwa Clemence Cadette watangiye guhabwa credit yo kuba agiye kuba umukunzi wande wa Titi Brown, cyane ko byagaragaye ko uwitwa Cadette yatunguye Titi Brown akamukubita ikintu bita keke yihariye.
keke yihariye. Wabonye amafoto y'urwibutso we na Cadette, wabonye vlog witwa Cadette yamaje gushyira hanze kuri YouTube channel ye. Ibi bintu birimo biratanga ibimenyetso ndetse birimo biratanga sign kuba Cadette yagize uruhare runini mu kijyanye na bidi y'uwitwa Titi. Ni ikintu kiri gutanga sign. Ntago wenda ndabishinza ngo barakundana, kuko I don't know, birashoboka ko umuntu ashobora kwishimira umuntu cyangwa se gutungura umuntu, ariko biri gutanga sign, biri gutanga sign. Wana dore ikibizo. Ase buriya Nyamba kibonye byagenze gute? Byagenze bite namwe mumbwire. So ubu rero bwari ubusesenguzi ndetse no kuganira, ariko ikintu cyo mwamenya cyo nuko uwitwa Umukundwa Grace ashobora kuba atangiye gutanga ibimenyetso bye na Titi. Mwitegeko iyo nkuru nayo mu minsi iri imbere wenda dushobora kuza kuyiganiraho, cyangwa se dushobora kubona ibindi bintu bitandukanye. Naho uwitwa Nyambo we, wa mugani nanjye mise mbona ko we na Nyambo batakigira gute, batagikundana. Gusa ariko biranashoboka kuba hagati yabo yaba babiri baravuze ko nta kintu cyabo kigomba nko kujya wenda muri social media, bitewe n'amagambo agiye atandukanye abagenda avugwa n'abantu kuri kepo zigiye zitandukanye. So that's why rero ndi kubabwira ngo birashoboka cyane kuba Nyambo yari ahari. Gusa ikintu cyo mvuga, ntago Nyambo twigeze tumubona mu mafoto y'urwibutso n'uwitwa Titi Brown. Nyambo ntiyagaragaye. Iyi ni nayo iraba title, reka mbibabwire. Nyambo ntiyagaragaye mu isabukuru ya Titi Brown. Ntiyagaragaye ni isabukuru, kwandika byananiye, mu isabukuru y'amavuko ya Titi Brown. Ya Titi Brown rwose, ya Titi Brown. Rero mwapfuye iki Titi? Ngwino dusobanurire ibi bintu, impamvu witwa Nyambo Jessica hatagaragaramo aguhereza n'impano. Muze mubigaragaze. Sawa, reka mbashimire cyane, mwakoze kubana nanjye. Wibuke gukora subscribe, like ndetse na comment. Nitwa Junior Kai. Imana yo mwijuru bamereye umugisha.